Yes nkuko bisanzwe rero reka twongere tubasuze kandi twizera ko mumerewe neza mwebwe mwese mwaramaze kuba mukurikirana amakuru ya Otis Group, amakuru muba mukurikirana aho muherereye hatandukanye mu bihugu bitandukanye muba muherereyemo, yaba ibihugu bya Afrika, yaba ibihugu bya Aziya, yaba ibihugu bya Amerika ndetse na za Australia, ahantu hose hatandukanye, ndetse mukaba mwaramaze no kuba mukora subscribe kuri Otis Group TV. Turabibashimiye cyane. Nkuko rero muzi ko n'urugendo ruba rugikomeje rwo kubona amakuru atandukanye, rwo kumenya ibijyanye n'isi tugezemo, kumenya amafaranga y'ikoranabuhanga isi yose igenda ivugaho, igenda iteganya. Muri ibyo byose rero murabizi ko ikivugwa cyane kandi gikomeje kuba gifite imitima y'abantu benshi, kiri mu mitima y'abantu benshi. Muzi ko uyu munsi tutareka kuvuga payi nk'ikintu kiri mu mitima y'abantu benshi ku isi. Rero nkuko twagiye tubibasezeranya, twababwiye ko uyu munsi payi imaze kugira abantu benshi cyane bayihugukiwe, bayisobanukiwe, kubera ko abenshi muba mwaramenyereye ibiganiro umuyobozi wa Otis Group abazanira ari we Olivier. Uyu munsi rero twifuje ko noneho tugiye gutangira kujya tubazanira abatumirwa batandukanye, kugira ngo bya biganiro mushaka kumenya, amakuru menshi mushaka kumenya, mujye noneho muyamenya no ku bandi bantu benshi. Ubu tugiye gutangirana na gahunda yo kujya tuzana abatumirwa baba ari bo babaha ibiganiro, babaha ubumenyi, babasangiza experience. Turumva mu ntego dufite kugira ngo baba pioneer bose bifuza kugenda barushaho kumva amakuru atandukanye, bagiye bayamenya no ku bandi bantu basobanukiwe uyu mushinga. Yes, rero ngewe uri kubagezaho ikiganiro ni Olivier Ndatimana DRG South Africa Ambassador. Hanyuma uyu munsi rero dufite umutumirwa kandi w'imena, umutumirwa rwose ufite ubunararibonye, ufite ubumenyi butandukanye, ufite amakuru ahagije yagiye asoma, kandi namwe muraza kubyiyumvira. Nzi ko ikiganiro twabategura uyu munsi buri mwe wese ari bucyungukiremo ubumenyi bundi ku byo atarafiteho amakuru, kandi byose tubitegura kugira ngo wa mupayoniya tumubungabunge, tumufashe kumenya ko payi ziwe ari iz'agaciro no kugeza uyu munsi amenye uko agenda arushaho kubyitwaramo. Yes, rero tutabarambiye cyane, reka dutangire noneho tuha ikaze umushyitsi wacu, abanza atangira bibwira amazina yiwe, hanyuma turakomeza. Karibu cyane. Murakoze cyane GCV Ambassador of Africa. Kubijyanye na Pi Network, mwatangira mwibwira abatwumva, wenda uri umugabo, uri umusore, noneho ikindi ukanatubwira amazina nyine nk'uko abantu babikeneye kubimenya, n'akazi ukora kugira ngo bumve umuntu tuganira nyiziranye n'indi. Niba bitabagoye kuko mu bijyanye na hospitality. Amazina ya Hospitality and Management. Okay, good. Ngira ngo twamenyanye kubera amakuru ya payi, kubera uburyo wagiye nawe ukunda kuba umwe mu bantu basesengura, batanga amakuru y'ubusesenguzi kuri payi, bituma rero tuba interested yo kuvuga ngo bwa bumenyi ufite, ya makuru ufite atandukanye, uyu munsi twaguha ikaze ukayasangiza abapioneers bakurikirana amakuru. Hanyuma hari ibintu bisa nk'ibiri kusakurizamo, sinzi niba hari akabazo karimo kugira ngo ikiganiro bitabamo. Yes, hanyuma rero ndumva wakomeza noneho ubwira abantu, ese payi wowe Egide wayimenye ryari? Watangiye kumayininga ryari? Payi nayimenye 2022 irangira. Hanyuma ndayimayininga, igihe kigeze nza kubireka, ariko nyuma yaho nongera kugira muri application ikamayininga nk'ibisanzwe muri iyo program, nta kibazo na kimwe gihari. Okay, birumvikana. Egide uri umwe mu bantu ba kera bamaze igihe muri uyu mushinga, kandi ngira ngo kugeza uyu munsi umuntu wese umaze igihe kirenga imyaka 3-4 afite amakuru atandukanye,
afite ubumenyi butandukanye bitewe n'uko yiyenteresheje mu gusoma mu gushaka amakuru aba agiye atandukanye kuri uyu mushinga. Hanyuma kugeza uyu munsi hari situwasiyo yabayeho igaragaza ko abantu baramayininze, abantu bongera bategereza kugira ngo barebe ko babona amakuru ya payi. Uyu munsi wowe amakuru ya payi urayabona gute? Akoze cyane payi nk'umushinga uri mega project, nk'umushinga wa mega project wamaze imyaka 6 kugira ngo abantu benshi bacika intege barayimayininze, abenshi babivamo, ariko nyuma bazongera kugaruka. Abataragarutse nuko ngira ngo bataramenya aho igeze. Ngira ngo n'ubimenye uyu munsi yarigeze kumeninga ahita yongera akinjira muri application bigakunda. Ku mahirwe adasanzwe rero twaje kunezezwa no kubona ko ku itariki 20 z'ukwa kabiri 2025 tubona ikorewe launching twakwita first launch. Imbanziriza no kuba kuyironshinga by'ibanze gufungwa itangiye kumenyekana ku bantu mpuzamahanga kari currency, kandi igomba gukoreshwa n'abantu bari hirya no hino ku isi nk'ibisanzwe. Yego ndakumvise. By'umwihariko rero iyo nitegereje iyi currency cyangwa se iyi digital currency, ni ukuvuga ngo nkurikije imyaka yamaze n'ubushakashatsi umuntu yagiye ayikoraho, ibyo twagiye dusoma muri white paper cyangwa se tureba muri blockchain, by'umwihariko twamaze kubona ko payi ari currency igiye gukoreshwa ku ruhando mpuzamahanga, ishingiye ku pioneers bari hirya no hino barenga miliyoni 100 bayitunze cyangwa se bayimenye, banayimayininze, bari mu bihugu birenga 200 biri hirya no hino ku migabane y'isi. By'umwihariko rero naje kubona ko payi atari ikintu umuntu yapfa gukinisha cyangwa se yapfa gufata uko yiboneye, kuko urebye ni ifaranga rigiye gukoreshwa mu cyo wakwita one world currency, cyangwa se ifaranga rimwe rigiye gukoreshwa nko guhaha ibijyanye na good and service ku bantu mpuzamahanga mu bihugu bitandukanye, muri business zitandukanye. Ikaba itandukanye cyane na bitcoin yari isanzwe izwi, yigaruriye imitima ya benshi, ariko kandi ikaba itunzwe na bake cyane. Urebye rero decentralization ya Pi network ni uburyo bwakozwe mu rwego rwo kugira ngo abantu batuye isi bihuze, barebere hamwe ifaranga ryabagirira umumaro bakoresha mu ruhando mpuzamahanga, then bikaba bizafasha isi guhindura ibijyanye na ekonomi n'uburyo bw'imihahiranire. Urebye uburyo isi yari imeze mu bihe byatambutse, cyangwa se mu cyo twakwita web 2 yashize, isi yari ihagarariwe n'icyo bita bitcoin. Hanyuma bitcoin yamenywe na bake, bayimayininze mu buryo bugoye, hanyuma abandi bayiguze nabo ni bake ko abantu batari bakamenya ibijyanye n'ikoranabuhanga. Hanyuma muri web 2 iza kuzamuka iratungurana, ikora no ku 104. Uyu munsi tuvugana ihagaze ku 87,000 by'amadolari y'Amerika n'ibiceri birengaho. Akaba ari currency yamenywe ifite gahunda yo kuba yakoreshwa n'abantu batuye isi, ariko birangira abantu bakeya aribo bayimenye. Bityo rero uyu mushinga wa payi waje uje gukosora amakosa cyangwa se bitaragenze neza ku mushinga wa bitcoin. Ishyirirwaho kugira ngo imayiningwe mu buryo bworoshye, buri muntu wese ubashe gutunga smartphone abe yayimayininga,
akoresheje amamega yiwe, akoresheje mega dusanzwe dukoresha tujya ku ma YouTube, tujya ku ma Instagram n'izindi mbuga nkoranyambaga, hanyuma ukabana mayininga iyi Pi network ukayibikaho. Then abayitangije hanyuma yatangijwe nicyo twakwita kuba team iri mu bihugu bigera muri 5, ihagarariwe muri UAE cyangwa se United Emirates, hakaza Australia, hakaba team iri Australia, hakaba team iri Israel, hakaza kuba team muri USA ariyo izwiho nka Dr. Nicholas na madamu we Shendiawa. Aba badokiteri rero akaba aribo bantu bahagarariye bazwi cyane kuri Pi network, ariko uyu mushinga by'umwihariko akaba ari umushinga uri mega uzwi n'ibihugu bitandukanye, yumva ko agera muri 5, hari indi kwa team muri Canada. By'umwihariko rero akaba ari umushinga ubereyeho kugira ngo hashyirweho ifaranga abatuye isi bashobora kumvikanaho igiciro cyayo, kugira ngo bave muri cyo bita analogue ifaranga binjira mu cyo bise icyo twakwita digital y'ifaranga, tuve muri icyo bita amafaranga asanzwe azwi nk'icyo bita fiat akoreshwa mu ntoki bicari n'inote, twinjire mu isi ikoresha digital currency cyangwa se amafaranga y'ikoranabuhanga. Ibi rero bikaba biri mu ntego ziri ku bantu mpuzamahanga, kuko isi igomba kugira icyo bita banki icyo twakwita one world currency, ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga rihagarariye ayandi yose azajya avunjwa aciye muri ryo. Hanyuma tukaba twagira n'icyo bita social one. Rero bikaba byubakiye muri uyu mushinga wa Pi network. Iyi Pi network rero mu bushakashatsi twabikozeho twabona ko ishobora kuzakoreshwa nk'ihagarariye ibijyanye n'ubuhanzi tugiye kwinjiramo bw'isi bita web 3. Ikiragano interinete y'ikiragano cya 5 n'ikiragano cya 6. Ikimenyetso twaheraho nuko urebye interinete iyo bita 4G cyangwa se ikiragano cya 4 kugeza umunsi wa none yatangiye kugenda nk'akanyamasyo ku bayikoresha batangiye kubyibonera. Ubu ngewe rero tuvugana no mu gihugu ndimo dukoresha amatelefoni menshi yaho ubasha kugura mu masoko yaho ibashe kugira hejuru $200 cyangwa se hejuru $250 cyangwa kuzamura, ibirimo interinete ya 5G cyangwa se interinete y'ikiragano cya 5 zo usanga zifite interinete y'ikiragano cya 6, ariko izo ntabwo ziragera ahari nyinshi ku mugabane wa Afurika, nyinshi ziracyari ku migabane y'Uburayi na za Amerika. Yego rero by'umwihariko iyo interinete igiye kujyana n'iki kiragano cya web 3 cyangwa se isi y'ikoranabuhanga igiye gukoreshwa mu ifaranga y'ikoranabuhanga, ni ukuvuga ngo bikaba byose biza hagararirwa n'uyu mushinga wa Pi network, tukabihuza na interinete igendanye n'icyogajuru cyoherejwe mu kirere bita Stellar network. Akaba ari bayita nka interinete y'ikibango mpuzamahanga igiye gukoreshwa muri iki kiragano cya 5 n'icya 6 cya interinete. By'umwihariko rero iyi Pi network n'amafaranga imaze kumayiningwa abantu bamaze kuba benshi muri yo, bamaze kusaratira muri miliyoni 60, nibwo haje gutangira kuva icyo bita GCC. GCC kwageze gushyiraho igiciro cyangwa se global currency. Yego iki giciro rero cyo mpuzamahanga
mpuzamahanga cyumvikanye na Pioneers kigwa hanze habaye icyo bita amatora Pioneers bari ku myanya y'isi abari muri Amerika bemeza ko Paya akagombye guhagarara ku Pioneer akagombye kwishyura $1 million cyangwa se miliyoni ko Pioneer akagombye kugura miliyoni 3 $3 Pioneers rero baturutse imihanda yose y'isi batandukanye bashingiye ku kizwi mu mibare na Pi ko Pi ihagaze 3.14 bahise bafatiraho bemeza ko Pi imwe igomba kuzavunja $314 n'$159 n'igiciro cya global currency value arizwi nka GCV nibwo rero icyo giciro kimaze gutsinda kuko aricyo cyagize abagitoye benshi nibwo cyaje gutangira kwandikwa mu cyo bise blockchain cyangwa se icyo bise consensus n'igiciro kizwi ushinzwe ibijyanye no gusetinga logarithme ya Pi network muri Quartin nibwo yahise amaze kubona ko icyo giciro kigize mu Pioneers benshi bagitoye nibwo yahise agira ate nibwo yahise agitangira kugisetinga muri blockchain n'igiciro Pi imwe igomba kuzakura mu gihe izaba imaze kumenyekana ku bantu mpuzamahanga ubwo Pioneers baturutse imihanda yose y'isi bazaba bamaze kubona icyo bita KYC aricyo twakwita imyirondoro gutanga imyirondoro yawe isura yawe kugira ngo bamenye ko ari wowe nyiri Pi nyirizina amazina yawe bakabitanga mu yawe bakabizana nimero de telefone na email hanyuma bakagukora wallet bityo bakaba baguha migration ya Pi wabayininze zikajya ku cyo bise wallet ariko bashingiye kuba wakoze KYC imyirondoro yawe igaragara ko ari wowe nyizina wayimayininze n'igihugu uturukamo kikaba kizwi by'umwihariko ibi bikaba ari kimwe mu bintu bigiye kuzatuma iyi web gatatu abantu bayirimo cyangwa se generation y'ikinyejana cya 21 igomba kuzabaho by'umwihariko ifite ifaranga rimwe by'umwihariko nta n'umuntu ushobora gupfa kwibwa mu buryo bworoshye kuko uzajya wibwa azajya abasha guhita abonwa n'aya makipe ari muri ibi bihugu bitanu bise Quartin bari bamugarurira Pi ziwe yagize ibyo yatakaje bitandukanye n'ibyari bisanzwe muri gukoresha icyo bita fiat money ubusanzwe bibwa amafaranga ayohereje bikaba byakora ko utapfa bitakora ko yongera kuyabona ariko kugeza umunsi none ibi tugiye kwinjiramo ariyo ikoranabuhanga umuntu yavuga ni ukuvuga ngo izaba iyobowe n'icyo twakwita digital life ni ubuzima bw'ikoranabuhanga aho umuntu azaba afite uburenganzira ku mutungo we bwite agenda muri telefone wemera ushaka ubwishingizi wemera kugura igipapuro cyangwa ukakigura mu gihugu urakisha inyubako bashikiranye mu gice bigaragaza ko aderese ukoresheje icyaka rero icyo bita abashisheri y'abantu bari hirya no hino ku isi bashinzwe muri application uriyanganijwe sinzi uko rigenze yego twakomeza none yego none ningeze ku bijyanye na application ziri muri Pi browser yego ndacyakumva Allo yego turacyakumva ku kijyanye na application ziri muri Pi browser yes muri kumva rero ku kiganiro by'umwihariko
ariko iyi ariyo bita pchat niyo bita pi domain akaba ari uburyo bwakorewe kugira ngo pchat ibonwemo abapayiniyazi baturutse hirya no hino ku isi ubashe kuba waba umupayiniyazi wa Nigeria, umupayiniyazi wa Amerika, Canada cyangwa se China cyangwa se muri Burayi. by'umwihariko iyo bita domain ni ikijyanye n'icyo bita website ya web gatatu igiye gukoreshwa, aho twari dusanzwe tuzi ko muri web kabiri hari icyo bita .org, .com, ibindi byari bisanzwe bizwi muri .net, ibyo byose byari bisanzwe bizwi muri web kabiri. web gatatu rero ikaba izabonekamo icyo bita pi cyangwa se .pi, kuko bavuga ngo Amazon .pi cyangwa se Amazon .pi, ikigo cyo kuvuga ngo website ya Amazon.com. ibyo byose byerekana agaciro ka pi na web gatatu ko igiye kwerekana impinduka nyinshi. hanyuma pi network ikindi kiri kubakirwamo akaba ari ibijyanye n'uko igiye gukora ubwayo nka exchanger, mu gihe twari tumenyereye yego za OKX, ariko yo ikaba igiye gukoreshwa mu birebanye no kuba umupayiniyazi wambaye inzu bwe azaba afite uburenganzira bwo gufata payize akazitranslatinga muri currency ariyo yose ashaka mu mafaranga azwi kuri uyu mugabane w'isi, bigerebanye n'izindi coin zisanzwe zizwi ku ruhando mpuzamahanga, za bitcoin, za ethereum, za solana n'izindi dusanzwe tuzi ku ruhando mpuzamahanga. yego swap system izakoreshwa nka exchange, ufata payi zawe ufite muri wallet yawe, hanyuma ukaba waswapingamo coin yose ushaka, cyangwa se mu gihe ugiye kubikuza fiat money ukaba wafata izo payi ukaziswapinga muri system bita payi yawe. yego akaba ari cyo giciro abapayiniyazi bafite payidazi bagomba kuzajya baswapinga ijwi ryawe ryongera isa nkaho rigiye ahantu. yego turakumva noneho. ngarutse ku bapayiniyazi rero batunze payi by'umwihariko, dushingiye ku byo tubona muri payi n'umushinga aho ugeze wubakwa, aho watangiriye n'aho ugeze umunsi OKX, Bitget n'izindi exchange ntoya ziciriritse tuzi zigera muri 6 zabashe kuyironshinga ku itariki 21 z'ukwa kabiri. nuko kiriya giciro cyagiyeho mu rwego rwo kugira ngo payi zari zisanzwe ziri mu kigega zishire, gishyirirwaho no kugira ngo abataratunze payi babashe kuyigura, ariko kandi gishyirwaho mu buryo ki umuntu yakwita ko butazigura, kubera ko abanyafurika nabo bitabiriye iryo soko cyane, mu kigo cy'uko abandi banyamahanga baturutse imihanda yose y'isi bari kwitabira ayo ma exchanger. byaje kurangira rero nk'uko ijambo ryatambutse ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri n'ubundi payi ironshingwa. uhagarariye payi ubwe yarivugiye ati bapayiniyazi mwe kugurisha payi zanyu. icyo gihe bose avuze rero abakozi cyangwa se abandi bantu baba bagomba gukurikira icyo avuze kuko abazi impamvu yabyo. bahereye kubaburira abagize
abagize inzara bakazijyana ku exchange kugira ngo bazigarure mu wallet yabo. Ababasha kuzigarura barazigarura, ababasha kugira intege nke bazigurisha kugira ngo barebe ko igiciro cyayo cyakozwe kuvugwa nka GCV kijyaho bakabasha kuzigurisha. Abari bafite inzara nabo babasha kwikemura. Kandi kuvuga ko abazigurisha bahubutse bakazimaraho. ijwi Hello? Oh, ijwi. Hello? Yego ndabumva. Wakomeza rwose. Igiciro cy'abakirekeye muri ecosystem cya GCV kugira ngo ababanze kuba abapioneers bari hirya no hino ku isi bijyanye na KYC babashe kunyuraho bose barangire. Hanyuma abatarabona migration bayihabwe bazabagiza kuri system ya UDF cyangwa Masrama ijya guteka yego hanyuma hahita hatangirwa guduma yo guca icyo bise fiat money bakoresheje amafaranga yego. Urakoze cyane Egide. Ngira none reka tugende tunanyuzamo n'ibibazo abantu babibaza. Uragenda n'ubundi ukomeza uduha ikiganiro uko rwose wagiteguye kandi ufite amakuru meza abantu bakeneye kumenya, kuko ubu ngubu abantu bakeneye kugenda basobanukirwa n'amakuru y'uyu mushinga bakagira n'ubumenyi buri pratique bwo kumva ibintu ibyo ari byo. Kuko uyu munsi umuntu wese bitewe n'urugero rw'amakuru yahawe yinjira, hari n'abaje bumva ko mu kwezi kumwe mu mezi abiri bagombaga kubikuza. Uyu munsi ari n'ukubwira ngo araje abikuze, ntibumve ko n'umushinga ubwawo wari warabyivugiye ko payi it's a long project. Abantu ibyo ntibabyumvaga mu kwinjira, bo bumvaga ari ikintu abihutira kubwirwa gutyo gusa ngo abantu bagagenda bashukana wenda, cyangwa se ntusugushukana ahubwo n'ubumenyi buke babaga badafite. Uyu munsi rero abantu ngira ngo bo bamaze gusobanukirwa, bamenya n'agaciro ka payi, bamenya n'impamvu yo kwihangana iyo ariyo. Yego wakomeze Jide. Allo? Ibijyanye n'igiciro cya payi inaronshingwa ku itariki 20 ubwo bari badutangarije muri dashboard zacu ko izaronshingwa ku itariki 20 saa 2. Nabwiye abapioneers tubana ku rubuga ndababwira nti mwitondo kuko payi ntabwo izakishyirwa ku giciro mwari musanzwe muzi kubera ko system yo kumayininga no gutanga KYC ndetse no gutanga migration iracyakomeje. Byaje kurangira ko ariko bigenze mu kurongingwa ku $1 mu rwego rwo kugira ngo babe bakora icyo bita nka inspection. Aba pioneers bafite ubwongana n'abafite ubumenyi buke batangira gukora icyo bitwakwita kuzitwika, nka wa muntu waguze bafashe bitcoin ibihumbi 10 akazigura pizza. Ubu ni make gihe turimo ku bijyanye na payi. By'umwihariko rero ibijyanye no kuba umuntu yavuga ngo arajya ku itariki 11 z'ukwa gatatu ejobundi, abantu baravuga biteze ko igiciro cyayo kiragishyirwa ku mugaragaro. Ariko twinjiye mu cyo bita akatuni cyangwa se Simpson film, ni ukuvuga ngo ku bantu bakunda kuzikurikirana twaje kubonamo icyo bita igiciro cya payi ko
ni Simpson ni filime zikunda gukinwa n'udutente ariko zikinwa ku bintu bizaba bikora prediction z'ibintu bizaba kandi bikabaho hari byinshi zagiye zikora mu mwaka wa 2000 uyu munsi tukaba turi kubonesha amaso mu mwaka wa 2000 bari baravuze ko Trump azayobora Amerika uyu munsi biri kubaho uyu munsi arayoboye nyuma ariko rero iyi filime ya Simpson hagaragayemo igiciro cya Pi network 314 n'ijana 59 yaronshijwe ku itariki 11 z'ukwa gatatu 2025 nayo iyi filime itibikinira byerekana yego filime yarabyerekanye kandi ikintu kidasanzwe yerekanyemo nuko habonetsemo ikinyamakuru intente kiri gusoma ikinyamakuru ko Pi mu mwaka wa 2030 izaba iri kugura ibihumbi 326 n'ibindi biceri bihangaho yaba ntabashe kureba ariko wenda bagakurikira bagakurikira ku rubuga abantu ikiganiro cyo nakibonye nagikurikiranye ariko rero bikaba bigaragara ko igiciro cya GTV n'ubundi kiracyakomeje cyaronshinzwe ariko mu by'umuntu yakwikibanga hanyuma bakomeza kubaka sisiteme nk'iyi bita PayDAO swap system yo kugira ngo amafaranga zizajya zifunjirwa muri iyi sisiteme ya Pi network batagiye ku ma exchange yandi hanyuma abapayiniers rero bakomeje gucika intege babona ko igiciro cya GTV kitagiye ku mugaragaro bakifata bakazikomeza bazishyira ku bakakomeza bazisubizana no ku ma exchange yego hanyuma Egide urakoze cyane tukiri aho ngaho urumva uko abantu bagenda bashaka kwibaza ko igiciro cya Pi cyakabaye 314 ako kanya ubundi uko biri kose Pi ni umushinga wamenywe n'abaturage benshi b'ibihugu uyu munsi Pi iri mu bihugu birenga 130 kandi abo baturage bagomba n'abaturage b'ibihugu nyine ni ukuvuga ngo umuturage wese aba ari umutungo w'igihugu cyiwe hanyuma ni gute nanone dushobora gutekereza ko igiciro nka kiriya cyavuka kikaza kigakoreshwa mu gihugu runaka kandi igihugu nacyo gisanzwe gifite amafaranga kigenderaho ibyo bintu urabihuza gute ese ibyo bintu urumva byashoboka niba cyangwa se mu rundi ruhande Dr Nicolas baracyategura n'uburyo n'ubundi bazabanza kwintegrating amafaranga ya Pi mu gukorana n'amareta twatangiye tuvuga ko Pi ari mega project yatangijwe n'ibihugu bigera muri 5 kandi bikomeye ku isi ni ukuvuga ngo ni currency yemejwe kugira ngo iyobore icyo bitse web 3 igiye guhera muri uyu mwaka wa 2025 kuzakomeza kugeza mu mwaka wundi tutazi wenda tugeranije no mu mwaka wa 2100 nta wamenya ko hazaza indi web 3 indi web 4 ariko Pi ni umushinga wateganyijwe byibura wahawe igihe kitari munsi y'imyaka 100 hagati aho rero ku bijyanye n'ibihugu by'umwihariko zabo zishobora kugiraho ibibazo Pi ubwayo ni amafaranga kandi akaba ari amafaranga agiye gukoreshwa mu bijyanye no guhaha no kugura no kugurisha no guhahirana ibihugu bihahirana n'ibindi abaturage bahahirana n'abandi imigabane ihahirana n'iyindi ibyo bakaba barabihuje iyi mega project ya web 3 bakaba barabihuje no gukangurira ibihugu biturutse hirya no hino ku isi byose kugira ute kwinjira muri web 3 bakoresha icyo bita ama CBDC mu kigo cyo gukoresha fiat money bagakoresha icyo bita CBDC nk'amafaranga y'ikoranabuhanga ariyo azajya swapingwa n'ubundi bifashishije igiciro cya Pi cyangwa se bifashishije igiciro cya GTV ubwo CBDC abatabyumva ni Central Bank Digital Currency ni Central Bank Digital Currency ni banki zirebanye n'amafaranga y'ikoranabuhanga ya buri gihugu rero mu bijyanye no
kubihuza uyu mushinga uri mega hari amafaranga hari payo bazajya bagenda bagenera buri gihugu kugira ngo babihuze n'abaturage babo amafaranga azajya bamayininze zikoreshwa mu kubaka ibihugu byabo bakoreshwa mu kwiteza hanze abatazifite babashe gukoresha amafaranga yafite azajya avuka mu bihugu byabo bwite ibijyanye n'amabanki nabyo bayakangurira kwihuza na blockchain kugira ngo byibura bazajye batangira gusinga amafaranga ava mu mafaranga y'ikoranabuhanga yinjira muri piyesi icyo gahoro gahoro agafaranga azwi nka piyesi atangiye gucika kugira ngo binjire muri iyo bihagarariwe muri cyo bita blockchain system ndetse kureba gatatu ari yagaragaza ko n'icyo yahawe cyo gihambaye hagaragara andi makuru mu bijyanye no guca amafaranga asanzwe azi yakoreshwaga nka fiyatinani kubera ko byaje kugaragara ko ibintu bijyanye no kubona ibiceri akaba y'agaciro ko gukora ibiceri n'ibindi gukora inote ni ibintu bigorana cyane kugira ngo turinde gukora inote zirahenda isi tugiye kwinjiramo rero akaba ari isi izatuma ibyo byose byahenda bituma ekonomi y'isi yandagara igata agaciro amafaranga atagaciro n'ikindi ibyo byose bigiye kuzakurwaho n'ibihumbi gatatu ihagarariwe n'iyi blockchain cyangwa se aya mafaranga y'ikoranabuhanga azaba yenda atari yuko tarisize bitcoin ihagarariwe andi mafaranga y'ikoranabuhanga urakoze cyane. hanyuma Jide ni ukuvuga ngo birumvikana uyu munsi amafaranga kugira ngo akorere mu gihugu runaka, urugero uyu munsi niba dushobora gufata ibigo bisanzwe bitanga nk'amaserivisi y'amafaranga asanzwe, urugero dufashe nka za MTN, dufashe nk'ibigo by'amabanki wenda bari mpuzamahanga, iyo aje nko gukorera mu gihugu runaka ni ukuvuga ngo hari ibyo bita kubanza gutanga afford guarantee kugira ngo ya mafaranga akoreshwa muri icyo gihugu abe yivunjisha ku mafaranga kuri currency yo mu gihugu kugira ngo bakomeze barinde agaciro k'ifaranga ry'igihugu. Ndatekereza ari wahari wari uri ubihuza ko uyu mushinga n'ubundi ukiri muri progress yawo, aho wari uvuze uti bazatanga ziriya Pi network ku rwego rw'amareta kugira ngo noneho muri ya management bazabone gutanga uburenganzira wa mupayoniers ashobora kuzaba yakoresha aya mafaranga mu rwego rw'igihugu. Ntekereza hari nanone Pi itazaza ngo ihutaze sovereignties z'ibihugu, cyangwa se bazashyiraho iyo mezire igendanye n'uburyo n'ubundi igihugu nacyo gikomeza kubungabunga ubukungu bwacyo muri rusange, si byahari? Yego, murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo uyu mushinga utangira ko ari umushinga w'isi, ni ukuvuga ngo bagiye kubihuza n'icyo bita quantum finance system uzatangizwa na leta zunze ubumwe za Amerika bita Gesara n'iriya Stella mu bijyanye no gukuriraho ibihugu amadeni bagiye bahura nayo mu bihe byatambutse, mu myaka yatambutse. Ni ukuvuga ngo uyu mushinga rero ukaba ujyanye n'uko buri gihugu bazajya bagira payi nkeya ziri ku giciro cya GCV, hanyuma izo payi bazihuze na za CBDC zabo amafaranga yabo bagiye gukora y'ikoranabuhanga, bityo bahita bayahuza n'amafaranga abapayiniyazi. Hello? 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 Abantu baratwihanganira, hari habayemo akabazo. Hanyuma wari ukitubwira ko uburyo ibihugu bizahabwa inguzanyo kugira ngo bikurirwe ari amadeni binyuze muri iriya porogaramu ya Gesira and Nasara. Yego, niho twari tugeze ngira ngo
kugira ngo turanihuta twerekeze kuri televiziyo ni ukuvuga ngo twerekeza ku musozo icyo twavuga ko ibihugu bizahabwa ayisuri kuko bari basanzwe bahabwa izindi nkunga zitandukanye urihangana ijwi ryawe yego ijwi yongera urigarure aho ni sawa yego aho ni sawa hari pari bazajya baha buri gihugu mu mushinga bise quantum finance system hanyuma ugahuzwa n'icyo bise gesara and nesara ni ukuvuga ngo hanyuma izo pari ziri ku giciro cya gisizi nkuko n'ubundi pari zatanzwe ku buntu ku bazimayininga bari mu bihugu bitandukanye ni ukuvuga ngo ibyo bihugu bizajya bihabwa pari mu rwego rwo kugira ngo bazitangirireho nk'uko n'ubundi inkunga zatangwaga mu madolari none inkunga zize muri pari mu rwego rwo gutangiza icyo twakwita sisiteme y'ikoranabuhanga ry'ifaranga ry'ikoranabuhanga burya izajya ihuzwa na CBDC igihugu gitunze nk'uko n'ubundi amadolari yazaga ari guhuzwa na fiat money z'igihugu runaka bakayongeramo kugira ngo bateze imbere igihugu ni ukuvuga ngo rero ni nako pari izajya ihuzwa na CBDC ubwo mu yandi magambo yego nari mvuze ngo ubwo mu yandi magambo CBDC twatekereza ko ari nkaho izaza isimbura inote zisanzwe CBDC noneho ubwo payi ikaza noneho payi yo ikaza isa nkaho igiye mu mwanya w'amadolari asanzwe mpuzamahanga yego nuko nguko bihagaze okay yego mwakomeza hanyuma nukuvuga CBDC ijya gusimbura icyo bita inote n'ibiceri hanyuma payi ize iri gusimbura icyo bita amadolari ari nayo mpamvu izahagurukira ku giciro cya gisizi abapayiniyazi bemeranyijeho kugira ngo ice burundu ibijyanye n'amafaranga yari asanzwe azi nk'inote n'ibiceri noneho binjiye mu isi y'ikoranabuhanga burundu ibijyanye no gupurintinga inote cyangwa se gukora ibiceri birangiye burundu batangiye gukoresha amafaranga y'izahabu ariyo mafaranga azwi nka digital currency cyangwa se digital money ari amafaranga y'ikoranabuhanga kugeza ubu rero icyo twakwishimira ku gihugu cyacu nk'u Rwanda ni ukuvuga ngo bamaze gushyiraho ibijyanye n'amategeko y'abashaka gukoresha kuvunja cyangwa se kohereza amafaranga y'ikoranabuhanga ni umushinga bakiri kunoza ntabwo barabirangiza baracyari amategeko kugira ngo amategeko yarasohotse ariko umushinga uracyari kunozwa ibijyanye na CBDC biri mu nyigo ibijyanye na CBDC biri mu nyigo nabyo bari kutubwira ko 2026 bashobora kuzatangira kuba yakoreshwa ibyo byose rero bitwereka ko ibijyanye na plan ya PAI nabyo ari umushinga uko byari na kose ugomba kuba successful kuko ibyo tugenda tubona n'ibyo tuguza iby'ama CBDC no kwinjira mu isi y'ikoranabuhanga ni ukuvuga ngo byose tugenda tubibonesha amaso ikiba kikereka umupayiniyazi ufite paye z'izo wamayininze kagomba kwirinda kuzitwika mu gihe cyacyo cyose ahora n'inzara yahura nayo arasabwa kwitondera kujyana paye zo kuri exchange kuko paye ubwayo muri paye browser hagiye kubonekamo icyo bita exchange ubwayo izajya ivunja amafaranga y'ikoranabuhanga atandukanye twari dusanzwe tuzi yego ngira ngo hano twakwerekeza ku musozo niba nta kibazo cyangwa ukabambaza ikibazo gisoza yego Egide reka tugushimire cyane ngira ngo iki kiganiro kirimo amakuru meza menshi kandi abantu bafitiye inyota yo kumenya ngira ngo wenda iki nicyo kiganiro dukoze cya mbere ariko ndi kwifuza ko tuzagenda dukora n'ibindi tukagenda mu by'ukuri uduha ubusesenguzi bw'amakuru menshi hari n'ibindi byinshi nzi utavuze kandi ufiteho amakuru menshi
ariko amakuru n'ubundi tuzagenda dufasha baba pioneer bose kumenya ngo ntago payi bazibonye mu buryo buzongera kubaho. Ni amahirwe yabonetse rimwe, icyo nacyo ni ikintu abantu ntekereza batamenya cyane uyu munsi ngo bagitekerezeho, kubera ko niba n'amareta ubwayo azahabwa feva yo guhabwa payi, wa muturage wagize amahirwe yo kuyibona we ubwo urumva mu gihe ari kuyikeresa uyu munsi birumvikana ko nta yandi mahirwe azaba agisigaranye. Ikindi twamaze kumenya ko payi dusa nk'abanyafurika aribo bariho bazigurisha cyangwa aribo bafite iyo nzara cyane, ndetse iriya ari amagisenje agasa nk'aho ari umutego batezwe kugira ngo babandi bose nyine bafite iyo nzara babirambiwe bazitangeyo, noneho abafite ubushobozi bazigurire. Ngira ngo nacyo ni ikindi kibazo abantu batari bwamenya ko cyabagose kandi kibugarije. Wabagiriye inama tugenda tugana ku musozo. Murakoze cyane. Inama naha umupayiniya ufite payi ziwe wamayininze, yaba uri butangire uyu munsi yaba uzata, kubera ko system yo kumayininga iracyakomeje nubwo batanga payi nkeya cyane. Ni ukuvuga ngo niravuga ni aya ni amahirwe abayeho muri iki kinyejana cya 21 atazongera kubaho ukundi, wenda kereka nko mu bindi binyejana bizakurikiraho, wenda nka 2101 nibwo umuntu yavuga ko wenda ashobora kuzabuka ibindi, ariko kugeza uyu munsi muri iki kinyejana dufite iyi payi dufite niyo mahirwe yigeze yatanzwe kuri iyi si. Abantu bahabwa amafaranga mu byo bita freedom ku muntu, ariko kandi ayo mafaranga ubwayo bayihera igiciro ku giti cyabo, kuko icyo giciro gishyirwa muri ecosystem. hanyuma rero pioneer uzajya ushaka ugira inzara ajya muri ecosystem yinjiramo asome arebe igiti kandi cyanemejwe 100%. hanyuma ku nzara iyo ari yo yose yagira yirinde gukora kuri payi ziwe, kuko payi ni nk'izahabu igiye kuyobora iyi si y'ikoranabuhanga yawe ku gatatu, buryo ki wayitinze uyitakaza arimo gutakaza ubuzima bwe, niko nabyita. Hanyuma abantu bitege yego turakumva. Yego turakumva. Yego icyo abantu bakwitega rero ni ikibazo cya mbere ni gutegereza iyi sisiteme turi kubona iri kubakwa nshyashya iyo bita payi diyawo swapu ikarangira. Nabonyeyo inagaragaza ko irimo amadolari 3 iriya payi diyawo swapu. payi diyawo swapu ni ukuvuga ngo iyo akaba sisiteme y'ubujyanye ko ni ukuvuga ngo iyo ikora exchange ariho 3.14. hanyuma rero payi izamuka kwayo izakora icyo bita volatile, ni ukuvuga ngo iyo batayihera ku giciro cya gisibi izina y'ubwayo izizamura igere kuri gisibi cyangwa inatambukeho, nk'uko byagaragaye muri za filime za Simpson. icyo abantu bakwiriye kwitega rero ijwi ryawe brother Egide, ijwi ryawe turaribuze. ongera usubize hamwe twakumva iraga mu kanya. Yego ndashaka kubwira abantu ngo iyi bita payi yawe sisiteme ya swapu. Yego amafaranga kandi iyo payi ndashaka kubihagarikira mu bijyanye amawebusayiti y'ibintu bitandukanye hirya no hino ku isi, kandi bizayagira agaciro k'ibyo guhambaye ku buryo ki barihaye iri volatile
cyangwa se payi y'Afurika yazazamuka ikarenga n'igiciro cya gisizi igafata na miliyoni cyangwa ikarengaho bitewe n'uko ari gushobora ubuke kuri gatatu hanyuma igiciro cya gisizi icyo abantu bakwiye kwitega rero kuza bakayitegereza ikazirika aho ikintu cyahagaze neza amanetiwaka okay come on ko uyu muti wabitse bitcoin ahagaze neza utapfa kugukorwaho imitwe y'intoki ni nako abapangiyanzi ubwayo nk'uko twakinnye akunze kubivugaho bakwiriye gutangira kwicungira umutekano ubwabo bakanabungabunga imitungo yabo n'amazahabu babitse hanyuma bakamenya neza ko aya mahirwe bagize ari amahirwe adashobora gupfa kugaruka ikindi bakitega amazi neza kuko ayo mazahabu babitse ariyo mafaranga agiye gusimbura ibijyanye n'amafaranga yari azwi yakoreshwaga nka fiat bakamenya rero ko uzahagarara andi mafaranga yose ari kugaragaza amafaranga y'ikoranabuhanga ikintu bafite bakatarabika babita ubwabo n'abazabakomokaho birumvikana ko rero amahirwe twabonye yayimenye ni amahirwe yabonye aboneka rimwe mu buzima gutakaza amahirwe y'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza n'ubuzima bwawe n'ubuzima bw'igihugu cyawe muri rusange nasanze rero ibihugu bitarayimenya cyangwa se bayipinga cyangwa se bataramenya batarasobanukirwa ibyayo bamaze gushyiraho inzego zikurikirana uyu mushinga wa payi ndetse n'uburyo watangiye gushyiraho muri zigenda bafunga brother aho ngaho amanetiwaka yaratugoye ntabwo twari tukumvise neza urakoze cyane igihe bitari bisobanukiwe ibya payi cyangwa biri gupinga ni uko kugeza umunsi wa none bamaze gushyiraho amakipe ashinzwe gukurikirana iby'uyu mushinga wa web gatatu ari guhagarariwe na payi yego ni ukuvuga ngo bashyizeho amakipe ashinzwe ibijyanye na ekonomi z'igihugu mu gukurikirana iby'uyu mushinga kugira ngo bamenye ukuri kwayo hanyuma bazabone binjiramo basobanukiwe neza ibyo ari byo kandi bari kugenda babisobanukirwa umunota ku wundi kuko uyu mushinga ujya gutangizwa wamenyeshejwe ibihugu byose n'amabanki yose ku rwanda mpuzamahanga ibijyanye no kubaka icyo bita mani wudi banki no kubaka icyo bita mani wudi digito cyangwa se mani wudi kashiresi karesi cyangwa se iyobowe n'amafaranga ikoranabuhanga adakorwaho ni ukuvuga ngo nicyo bise mani wudi oda igomba kuba yashyizwe mu bikorwa 100% ugendeye mu ntego za UN za UN mu bijyanye na step bagomba kuba bagezweho za mani wudi oda zigomba kuba zigezweho mu mwaka wa 2030 aho rero zigomba kuba bihagarariwe n'iyi payi netiwaka igomba kuyobora icyo bise mani wudi digito ngira ngo naguciye mu ijambo twagiye tuyibona n'ejo bundi twarabibonye ku rubukuta rwa East African Government ngira ngo naho bagaragaje ko benda gushyiraho Bank of East Africa ngira ngo ubwo hari naho banatekereza ko nabo bazaba bafite iyo one digital currency ya East Africa ahari inkeka byose ari muri izo nzira cyangwa muri uwo mujyo rero dusoza ikiganiro ngira ngo icyo abapayoniya bakwiye kumva bamenye umushinga wa payi mu butumwa bwinshi muduhaye mu makuru mu busesenguzi musesenguye ku mushinga wa payi network twabwira abantu ko ubu ari igihe abantu bakwiye kumenya ko bahawe amahirwe yo kumenya ikintu kidasanzwe kandi bakwiye kwitwararika kandi bakirinda gufata amapayi bafite ngo uyu munsi bayajugunyira inyoni nk'uko mwariho mubivuga murakoze cyane
ukuvuga ngo umuntu washaka guhinyura ibya payi cyangwa se kuyikinisha yagenda akajya muri web akajya muri Google akasacinga icyo bise One World Order Agenda of UN 2030 akareba ibyanditsemo hanyuma araza kumenya icyo isi ya web gatatu isobanuye ifaranga ry'ikoranabuhanga icyo ari cyo hanyuma yitondere payi kandi ayita kuko ariyo blockchain igiye kuyobora web gatatu ariyo web gatatu tutazi uzaka izarangiriramo kandi payi akaba ari umushinga wawe garanti y'imyaka 100 byibura utango kwamba itunze hanyuma yuko ashobora kuhavuka izindi currency ikindi kinyejana gikurikira mu magambo makeya ufite payi niyirinde kuba yakora amakosa urumva niba n'amareto ubwayo agishaka guha umurongo cyangwa kiri gukora etide kuri payi urumva ntabwo ufite payi akwiye kuyikoreraho amakosa ngo avuge ngo agiye kuyitangiza kuyihahisha cyangwa kugira ibindi binayikoreshamo kandi bakiri kuyubaka no kuyiha umurongo. Payi ni imishinga ukiri kubakwa ni ukuvuga ngo tuyiserebye muri ekosisiteme hari imirongo itwereka neza ko izaba imaze kubakwa kuri kwata ya 4 mwaka wa 2027 nibyo nzagaza kutimba neza kazo kutimba mpuzamahanga hanyuma umunsi rero none biracyakomeje kubakwa kandi bakirwa system sara rero abashyiraho cyacu genda kugabanya ariko ntabwo ari wese zikarasanzwe ariko utangirira zikazwe wese nakugeza kutemba ikintu adafite payi akugeze amayiningo kuko ufite ndayo kugira cyakomeje agace kikareka ko itarasirwa agaragara ku izindi point zose iyo yaronkinzwe system yo kugira cyangwa niba kubona ageze kuko payi azajya yibasha kwibona hagati payi imwe izajya kuboneka hagati y'imyaka 40 n'imyaka 100 ukuvuga ngo nibwo mazaba batanze kubona akagaro ka payi n'agaciro kagize ni ukuvuga ngo payi yo uyu munsi uyifite nayibike yirinde kuba yayitekereza ko agiye kuyikoresha ibyo abonye byose ariko nkeka aya ma exchange bari gushyiraho ni P-Swap DAO swap zose ni zarakurusi bashaka gushyiriraho ba bantu bazagenda bananirwa bakababwira ati niba ushonje niba wumva urambiwe nanone wisonzana inzara bakabashyiriraho iyo nzira iri muri ecosystem ariko nanone kuvuga ngo batangiye kumva bayikoresha nk'amafaranga mu bihugu n'ibihugu bwabyo bitarabyemeza ubwo urumva ko byo nibyo bikiri mu mushinga. ntabwo ndi kukumva neza sorry narimvuze ni ubwo umuntu ufite payi we nayibike ategereze kugeza igihe umushinga uzarangirizwa ariko babandi bananirwa bacitse intege aya ma exchange n'iyi payi DAO swap nkeka ariyo bashyiriyeho abo bantu bagenda bananirwa ariko nanone ushaka kuyitekereza ko yayihahisha mu mafaranga y'igihugu cyangwa kuyikoresha mu gihugu runaka yumve ko ibyo bitaragerwaho mu gihe cyose umushinga wa payi utaranakorana na ya leta mu buryo bw'umwihariko cyangwa buri ku mugaragaro umupayi nawe kubitekereza gutyo. yego twagiye twumva amakuru cyangwa se tumva amakuru agiye ahabwa amabanki yuko ko bakagomba ku itariki 10 z'ukwa gatatu bagomba kuba batangiye kwihuza na blockchain ya web gatatu ni ukuvuga ngo iyi si ikoranabuhanga tugiye kwinjiramo by'umwihariko ni ukuvuga ngo mu gihe izaba ihagarariwe n'iyi mushinga wa payi ntabwo ari umushinga bashobora guhita baronkinga ako kanya niko biboneye yego bataramara guhuza 100% iyi payi DAO swap batayihuza n'amabanki yazo wese wifite yitonde kugeza uyu munsi none umuntu ari kubona payi haciyemo hagati y'iminsi 3 hari n'ababasha kubona mu minsi 7 hari n'ujya kumenyinga agasanga hari ko 0 bitatu twabona payi yemerewe kubona bitewe n'uko nta muntu yemvise ariko rero icyo ni
kimenyetso ko ari ishyira mu kigega cyayo kandi ukigenda ishyira mu kigega cyayo yego icyo bayigeneye no kwishyira ahagaragara ni ukuvuga ngo kubera gushyira mu kigega cyayo bigaragaza ko ibyo bayigeneye n'ibyo bayiteganyirije bigeze ku musozo bishobora kurangirana uyu mwaka hanyuma abapayiniyazi batangiye kwinjira mu byo bise guhahirana kuko tumaze iminsi turi kubibona mu byo bise sisiteme ya payideyi yo kugenda abapayiniyazi bahana payi bakorerana ku bijyanye no guhahirana bisanzwe no kwimenyereza kugura icyo bise gutanga savisi. Ndatekereza Egide uduhaye amakuru meza menshi, ariko nanone reka utwemerere niba rwose ikindi gihe tuzongera kugukenera vuba uzaduha ikiganiro, cyane cyane ko ubu hari andi makuru menshi nayo tutagezeho tudasesenguye, kandi rwose tugushimire umwanya n'uruhare utanze kugira ngo abapayoniya benshi bakurikirana aya makuru baba bashaka kugenda bajijukirwa, bamenya ukuri kwa payi, bamenya impamvu bakwiye kwitonda, bamenya ukuri kuko uyu munsi payi ni amafaranga ariko ntabwo aremererwa gukoreshwa mu bihugu cyangwa ngo ajye kuba asohoka ateza akavuyo mu ibihugu nabyo bitarayagiraho umurongo, bitarayashyiriraho na politike zabyo. Ngira ngo ahari ni icyo kintu twari twagarutseho cyane, kandi rwose ngushimire, tunizera ko ikindi gihe twakenera amakuru nk'aya uzatuba hafi ugasesengurira abakunda Otis Group n'amakuru ibitanga muri rusange. Yego ndakumva. Narivuze ni ndagushimira cyane ku ruhare rw'amakuru utanze, uburyo hari icyo amariye abantu bari bagifite gushidikanya no kumenya aho umushinga wa payi uri kugana. Rero ngusaba ngo n'ubutaha dukeneye andi makuru kugira ngo urusheho gufasha abantu, urumva hari byinshi tutagarutseho, ubona gusabaga ngo n'ubutaha ni tukwifuza mu kiganiro nk'iki uzatwemerera wongere uboneke kugira ngo hagire abantu benshi bagenda barushaho gusobanukirwa ku makuru nk'aya y'uyu mushinga. Yego murakoze cyane. Hanyuma icyo nakwibutsa payiniyazi n'umwihariko dusoza, hari itangazo ryatanzwe na Binance nyirizina nka exchange izwi ku ruhando mpuzamahanga, kandi nayo mbere ku isi yo ubwayo yarivugiye ati bapayiniyazi mubike payi zanyu mu wallet, muzivane ku ma exchange, muzibike kure kuko payi ifite agaciro karemereye. Kugeza uyu munsi rero iryo tangazo baryiteho kandi bajya baritekereza umunsi ku wundi. Urakoze cyane. Urumva iryo ni itangazo benshi batari bazi cyangwa se baba bakomeza bashidikanya, ngira ngo inama zitangwa n'ibi biganiro byose bifite ukuri bigenda bitanga kushaka kukumva. Rero reka tugushimire rwose, Imana iguhe umugisha. Hanyuma ubwo ikiganiro abapayoniya baragikurikirana, kandi turizera ko hari benshi kigiye kugira umumaro. Ubwo ikindi rero ni mu isango itaha, reka tukubwire ngo ukomeze ugire ibihe byiza, ugire akazi keza, kandi tugushimire umwanya witanze. Murakoze cyane. Visi ambasada tuzasubira nakagaruka nta kibazo, ndahari igihe cyose muzankenera. Urakoze cyane inshuti yacu, Imana iguhe umugisha. Yego. Yes, rero murumva iki ni ikiganiro twagiranaga n'umwe mu bapayoniyazi, nkuko twari twatangiye tubivuga. Abantu benshi bafite amakuru atandukanye. Uyu munsi ntago payi yaje ngo igende, wumva umushinga umaze imyaka 5-6, abantu bose baba bafite experience, baba barasomye ibitabo. Uyu munsi niba wowe utarasomye, hari abasomye, hari abacukumbuye, hari abagiye mu mateka nk'iyo filime atubwiye Egide, abenshi ntibayizi, ariko hari n'ibindi byinshi bihari bitanga amakuru kandi agaragaza icyerekezo cy'umushinga. Rero reka tugushimire wowe wakurikiranaga Otis Group TV, tukubwira ngo andi makuru atandukanye y'abasesenguzi, y'abahanga bafite ubumenyi butandukanye tuzakomeza kuba tuyabagezaho. Wowe gusa tukubwira ngo niba utaranakora subscribe uyikore kuri Otis Group, ujye ukomeza wumva amakuru azagufasha gusobanukirwa, kugira ukuri, kumenya ibyiza byose uyu mushinga urimo, ndetse unirinda ibyabaho nk'ibibazo kuri konte yawe, cyangwa se kwitiranya inzego n'izindi, kumva ko payi ari amafaranga wakoresha uko wiboneye muri kondisiyo atari